Natacha NDAHIRO. Yeah. Nawe ni umusirey? Bisa nkaho we atakibirimo cyane kuko hari n'abantu b'abapapa bajyaga bamuvuga ngo baje bamutama ibiceri akabakuzaho sabatemo ibyo bavuganye. Ari seriye cyane muri iyi minsi yaba mu bijyanye n'iterambere mu kugira abantu inama. Yatangije umushinga wo gukina filime akina urumva yaba abazikinamo abazireba bose zirabafasha abazikinamo zigatunga n'imiryango yabo bakabaho muri guci ari life ari neza urumva no umuntu nyine n'abandi nabifuriza kuzamuka muri urwo rwego kabisa kuko amaze kugira iterambere ryiza kandi akarigeza no ku bandi ntago aryihererana ngo arye wenyine. Uri pimp mo gake? Kubera icyo uri pimp? PIMP PIMP umuntu ugurisha abakobwa. Hari abantu babikoresha ibyo bintu bafite amazina aremereye kandi hari abapeti baba babona nka ba roromodo babo. Hari abantu bashaka gukira vuba. Uraye ushatse gukira vuba ukavuga ngo wakora buri kimwe cyose ngo ukire vuba uba wakishe. Cyangwa umuntu akabona yarakuze akabona iterambere ryaramusize. Hari abantu bakuranye cyaba bana bari hejuru bakoze izo boro naho ugasanga isazishuramo kujya bafate cyangwa baceho. Yes, abarimo gukurikirana BigTown TV mumeze gutenda cheka kwa mumeze neza cyane. Ingiri BigTown TV icyo ngusaba no gukanda subscribe maze tukaba turi kumwe gahunda zikagenda neza cyane. Aka kanya tukaba turi kumwe n'umunigumwe hano araza kutwibwira maze atubwira ibyo akora. Ibyo muziho ni umuntu ukunda gutanga pasi y'abakobwa benshi bakunze kugaragara mu video y'abastari ba hano mu Rwanda. Bazanira abakobwa aba vixen n'abandi batandukanye. So nagwa ari ibyo ngibyo gusa hari abastari benshi ashakira imyenda hano i Kigali akabambika ariko nabakobwa gusa. So sinzi niba n'abahungu n'abagabo n'ibiki byose ibindi byose muraza kubimenya mu kanya gato kuri camera za BigTown TV. Reka tumuhe ikaze. Yo bimeze gute papa? Fresh big brother. Amakuru meze fresh kabisa. Fonzemo kabisa bukoni neza. Icyo cyanwa se kutogosha? Kakanwa ni kazi buranshikikashkenke kaba kari aho ngaho nakaboro Imana barashyizeho ka fresh ntago nagakura. So kaba gahari tu? Kaba gahari igihe cyose kabisa. Cyangwa ni suna? Bijya gusa nka suna ariko ntago ari suna yuzuye kuko ndi umukristo mukunda. So Kigali imeze gute ngubu? Ndashaka kumenya amakuru y'Kigali ariko banza umbwe Kigali imeze gute? Kigali irashyushye bya hatari ni fresh amasho ari kuba imbogamizi zabagamo zatumaga bitaramo bitabaho amasho imbari zikora byose bisa nkaho byarangiye ubungubu ni fresh kabisa. Ni isuku n'irondo. Okay. Yes, ndashaka kumenya abaslay bari gutwika cyane muri iminsi Kigali ni bande? Muri iminsi abaslay bari kubikora street ku muhanda birazwi amasura amazina yabo turayazi ntago nababekira wongeye kukubwira nibo banyawo. Hari nk'umubaby bita Natacha NDAHIRO ni umukinnyi w'amafilme afite business nyinshi akora ari gutwika kabisa arimo neza. Natacha NDAHIRO. Yeah. Nawe ni umusirey? Bisa nkaho we atakibirimo cyane bajyaga babimuvugaho kuko hari n'abantu b'abapapa bajyaga bamuvuga ngo baje bamutama ibiceri akabakuzaho sabatemo ibyo bavuganye. Birazwi mu makomenti wabibona ugiyeho wabibona. Ariko bisa nkaho yabikatiye barimo arakina amafilme yabaye umwana mwiza arasukuye kabisa. Okay, mu baslay barimo gutwika cyane muri iminsi Kigali na Natacha yaje number 1 number 2 ninde? Number 2 ni Nelly. Ya Nelly. Nelly ufite n'umugisha kuko nka video amaze kujyamo zose za trendinze nawe nzikubwiye n'undi wese ahitazumva. Nizihe? Ari muri Puchuri ya Okama. Ari no mu indirimbo nshyashya ya Shani Breeze nshyashya ziri kubikora street kabisa. So Nelly nawe ni slay queen? Bisa nkabyo kabisa kuko n'ubundi buriya y'umuntu
iyo umuntu utavuga ngo akora akazi runaka ni umucuruzi hariya turamuzi akora iki turamuzi ukaba ubona ameze neza igihe cyose kandi umubona muri izo vibe ni umuturanyi n'ibyo warumbajije kabisa. Wa gatatu hari umupeti bita Winnie. Winnie kabisa. Winnie ari muri ya ndirimbo ya Chris ize inana. Inana yarahitinze n'abakecuru n'abasaza ku cyaro barabizi kabisa. Okay. Wa kane rero ngiye kukubwira buriya kuko sinavuga ngo ni Slay Queen kuko afite n'izina riri hejuru afite n'ibyo akora yakaba ari n'uwa mbere ariko wambajije aba Slay Queen webwo sinzi ikiciro turi. Ntabwo nashatse ingo wa mbere wa kabiri mu byiciro umbwire tunga batanu ubungu twageza kwa kane. Aba Slay barimo kubikora cyane muri iyi minsi. Ari umupeti bita Gigi. Gigi no mu ex wa Papa Cyangwe. No mu ex wa Papa Cyangwe muri iyi minsi arimo arabikora mu ma video no kumwihiringa kuko kenshi na kenshi we yaranagukanga kanaza mu gatwikira nitwaye niki ataje ku kabanyuro shaka bisa Gigi ni neza. Wa gatanu bamwita Jamira. Bamwita Jamira kabisa we isura yiracuruza ukimubona uhita usasa kabisa n'ababandi bataho banglete bashiduka zageze hasi ntago baba byibuka cyangwa kanikoreramo we kabisa. Okay. Yes, umaze kutubwira aba Slay batanu ariko nategereje uvuge amazina azwi y'aba Slay Queen bazwi cyane mu Rwanda nk'aba Shadibu ba Keti bande bose ariko abangabo nago wabavuze sinzi impamvu. Impamvu ntabavuze buri muntu wese yagira igihe cye ayo mazina turayazi ariko sigiye kiragera ubwami bugasenyuka hakaza ubundi ntago naye kubavuga atari bo ndi kubona muri iyi minsi niyo wajya ku ma TikTok Instagram hose wareba abo bantu kareba abantu babakurikirana n'iki biratandukanye nabo ngabo kabisa. Harya uri umupimp? Uri pimp mo gake. Kubera iki uri pimp? Buriya buri muntu inyenyeri yarayizunguza kuvuga connection. Pimp 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 umuntu ugurisha abakobwa. Zitazandoda siga bagiti Sese uvuga ngo yes nako mbitekereje neza nyuma mbitekereje nyuma nsanga oya ntago ndi umupimpi kugurisha abakobwa kugurisha umuntu kinyabuzima ntago bisa neza muri iki gihugu n'ahandi nta. Okay, nandi mu kureba status zawe no umuntu ukunda gupostinga abakobwa benshi batandukanye benshi cyane beza b'Ikigali benshi cyane so narimo kwibaza uyu muntu akora kaye kazi arimo kwamamaza abakobwa arimo kubagurisha ari gukora iki abakobwa benshi beza bose b'Ikigali burimo kubapostinga buri kanya. Abakobwa be ahubwo n'aba baby banabyumvireho yo tutaziranye na honest muri no KGL ntago butwika ntago iyo sura ntago bicuruza biri mu gikoni utetse muri salo tuba tutarakubona kabisa. Babiri ngombwa yuko umenyana na honest kugera street bamenye wagwan. Harya izina ni honest? Ni honest. Honest asanzwe akora iki mu buzima bwa buri munsi? Mu buzima busanzwe nkora izo boro zo gufata aba baby nkabajyana mu ma video. Umuhanzi we iyo yateguye gushutinga arankubitira ku mbiriti kankubitira kuri phone akambwira ngo ndashaka aba baby bamibate gutya basa gutya nkabahageza nkuko yabimbwiye kandi nahagera gasanga ni true gasanga ntago nibeshyera. Ikindi nkora bijyanye no kubambika aba baby ewana nkamutereka kuva kuri kechi kuva ku njari kugera ku mutwe kabisa nkamuterekaho bitandukanye na bya bindi bandi bibeshyira ba papa manyuks. Okay, so akazi kari professional no gushakira abakobwa abantu bashaka kubakoresha mu video n'ahandi atandukanye, alright? Yego nkaba ariko hari n'ibindi nkora ku ruhande bitandukanye nkaba ndi drive umushoferi.
nyuma y'ibi ngibi nkabikora byo gushaka abakobwa ujya gutwara imodoka njya kwitwara imodoka nkabona utwo duceri sasa ikintu nari ndimo kwibaza aba bakobwa uhereza abahanzi kugira ngo bashire mu mavideo n'ahandi hatandukanye wowe uba wabakuye he abapeti street imihanda imihanda ku mbuga tugahurirayo noneho yabona nk'abo ngabo tuba tuziranye nabo bakagenda bampuza n'abandi hari n'abandi babebe bashaka gusireyinga nk'uko bivugaga cyangwa gutwika biri ku yindi move akaba yabaza abantu bakamubwira ati hari umunega bita Honeste hari umupimpi witwa Honeste ngo yumugezeho rwose ewana ni rya rimwe ryo mu cyico bigahita biba origin okay for example umuntu akubwiye ngo ndashaka abakobwa beza 30 eje mu gitondo wahita ubabona nk'akajana n'akajana nakabona n'abazana mwikamye ikamena nk'imena amatafari cyangwa amabuye tu for example wabonye umukobwa mwiza ni gute mujya mukorana connection kugira ngo mumenyane n'uwo mukobwa cyangwa muhite mupanga gahunda zo kumushyira mu mavideo n'ahandi ababebi benshi mamandegre nyinshi zirabizi ababebi barabizi barabibwirana nanjye deni ku mbuga bakambwira ati nshaka kujya muri video none hari n'ukuntu muri video umubebe amaze kujyamo nk'inshuro cyane yego zikanabikora ko umuntu akambwira ati nshaka undi mubebe ukubiye nka wa wundi ariko we utarajya mu mavideo menshi ngo bamumenye mba mbafite abo bana baba bari mu gikari baba bameze nk'amavaze kabisa atari babandi muhurira street zagarava home afite ikimujyanye akakijyamo akagaruka utamubona zagara abana bagifitemo n'umutima mukuru ntabwo ndasobanukirwa neza kuntu uhura n'aba baby cyangwa kugira ngo mane izi connection ni gute connection kenshi duhurira nyine online ku mbuga sasa online hariya status ya urimo kwiyamamaza cyangwa uravuga ngo njewe ndashaka abakobwa bo gushyira cyangwa bigenda gute kugira ngo muhuze n'abakobwa baby kuba tuba duhuza online yo bibaye ngombwa nyine abasani musana kankubitira kuri phone akambwira ati ifite shoot umunsi uno nshaka baby abana mitanjya kuri status yanjye nkahita mbyandika baby bashaka kujya muri video urabizi ababe bashaka gutwika nawe muri Kigali bashaka gushyura bizi bahita bose bohereza utu SMS n'udufoto n'utu video twabo je nkagenda ntoranya bitewe n'uburyo mba mubona physically ku buryo mugeza ngomba kugeza ewana naho abari vi ntago bahita basettinga bagashootinga kahise ntago babitekerezaho kabiri abajama bose ntago mujye budiringa oya abaji turadiringa ku ruhande ariko cyane ababebi buriya ababebi ni inshuti nziza nawe umuji yashaka kumbona uyu munsi ndi kwa bagiti gutya nakoze akantu nk'aka ngaka nkata twasangiraga nakwikoza kuri toilette ngiye guta pupu nkaza nkasanga yatayemo akantu nkahita ncomoka abandi barahindutse abantu ni babi cyane cyane amaniga street turabizi baricana bararasana ku muhanda urabizi namana nahisemo kuba inshuti n'abariya kuruta uko nagengo okay yes watubwira abantu maze gukubita pasi yabo bakobwa kugira ngo aba bakoreshe ni bande abazwi kandi bakoze mu biki ibyo byose wabitubwira hari video nshyashya nakwica ya Betray bari abakobwa bose bari muri nakwica ni njyewe wabazanye bose ni njyewe wabazanye hari n'indi ejo twashutinze bazayibona 396 na Trey nayo bazayibona nabo ababebe barimo bagigabona kubwiye bazwi muri zira game bafite amazina nabo bose barimo n'izindi nyinshi cyane hari n'igihe mbohereza ngiye sina nageyo urumva ni nyinshi kabisa okay so umubebe muri abangaba bose umaze gushakira abantu mabashiye muri video wa wundi umaze gukubita connection ukavuga ngo shawe umubebe abana narabikoze kabisa ninde Neri kubera iki nta video arajyamo ngo sibe hit izo video zose yagiyemo rwose ewana nanjye nibyo natangiye nkubwiye twagera afite amahirwe tu yes batubwiye ko ufite nakandi kazi ko kwambika abana b'abakobwa benshi b'abastari hano mu Rwanda ni bande ubambika gute
ni ukuvuga ngo we arambwira akambwira drip ashaka akambwira tuyenza nshaka amatrining y'amakobo y'amakotse iki akambwira ibintu ashaka ngiye nkahita mwohereza kuri WhatsApp bitewe nuko mba muzi iyo binabaye ngombwa tugusanga home ntago ari ngombwa kuza ku kazi tugusanga home tukabikuzanira kandi uko ubyifuza bikagenda neza. Ni bande abastari kazi uri kwambika muri minsi cyangwa abo uje wambika ni bande? Marina namutagamo mu minsi iri imbere namutagamo turatwangwa wabonaga yabaga yifunze nabo ngabo baniri nakubwiye na Natacha bose ningiye batamo n'abamuheto turabohereza none bo baragigiye baguma home ebana no kubohereza ni delivery akubwira ati byabaye SMS ukabona. Ninde umukobwa ujya wambika nawe ukareba ukavuga ngo ebana imyenda mwambika iramubera kabisa? Iramubera ukavuga ati ahangaha mpisenkiraho vi. Ninde? Ni Gigi. Gigi uramwambika ukumva ebana ari sawa? Santerekaho rwose yana posting aba diaspora indege bakajya gutega ari benshi amatike bakayahagarika. Kuri Instagram yitwa nde? Njyewe Gigi yitwa Gigi B. Reka tubanze turebe ukuntu aba yatayemo. Gigi B bifatanye. Gigi B bifatanye. Nungu wese? Nungu. Okay. Gigi B. So is still niwe uba wamutayemo? Njyewe wamutayemo ukajya no kwa Natacha Ndahiro naho jya urebe. Natacha Ndahiro. Okay, Natacha wenda muzi de Natacha Ndahiro. Yeah. So abangaba izi style zose ni wowe uba wabatayemo? Sana njye wabaterekeyemo guhera ku njari kugeza ku mutwe kabisa. So ninde muri abantu ujya utima imyenda ya fresh ukabona maybe tamubera cyane ni tamubera cyane bose ko baberwa se? Hari undi usho kuba yabyibushye ukuntu ukavuga ngo umwenda wagombaga kumubera byatari ariko kubera ukuntu yateye cyangwa whatever. Hari umubepi bita Jamira yarari kugataye mbere none wagira ngo yaragiye niba baragiye ku ipompo bakamuhaga byarancanze ewana yaraje mbonye gwede mbonye buri ewana cyangwa najyaga mutamo nteretse mu ngira ngo ni za boro zifite gutya cyane muri za nyamaswa ewana ntaga agifungamo ngo binshimishe kabisa kandi sore arabizi sinamweshya mba mvugisha kuri. So none wamubwira iki? Nakore tize cyangwa ni uzi ikintu yakoresheje kugira ngo uwo mubyibuhuze akigabanye we mu mutima we ubwe arakizi ikintu yakoresheje namubwira akakigabanya kabisa agasubira ku karejime. Okay, Natacha Ndahiro nicyo wamuvugaho nk'umuntu muzi nk'umuntu ujya umutabaho ibyangwe nicyo wamuvugaho? Natacha Ndahiro ikintu namuvugaho ari seriye cyane muri iyi minsi yaba mu bijyanye n'iterambere mu kugira abantu inama. Yatangije umushinga wo gukina filime akina urumva yaba abazikinamo abazireba bose zirabafasha abazikinamo zigatunga n'imiryango yabo bakabaho muri guci ari life ari neza urumva ni umuntu nyine n'abandi nabifuriza kuzamuka muri urwo rwego kabisa kuko amaze kugira iterambere ryiza kandi akarigeza no ku bandi ntago aryihererana ngo arye wenyine n'abandi rusange kabisa. That is Natacha. Yeah. Okay, big up to Natacha. So reka tugaruke kuri slang ni ururimi ruvugwa mu makaritiye n'abajeni cyane benshi hano i Kigali. Slang zigezweho ni izihe? Bungubu hari slang bita kwikama. Kwikama no gukora iki? No kwikinisha. Kwa kundi umuniga agenda akajya guhiga ishori akayibura yagasaze cyaya nagasinze agahita ajyara agahita yikama.
indi slang indi slang ni shikenke. shikenke Shikenke yo isobanura ibintu byinshi muri rusange. Aba bahungu bakoresha za gahunda zasha kuvuga ati shikenke bagahita abagengo yose babiziranyeho. Wowe wabajemo mushyashya mutaziranye ntumenye wagwanye. Kabona kugenda babiri bavayo abandi gutyo wowe ubona story komeza bose bakabikurikirana wowe aho ngaho nka gipepure wahupaye. Ntago twasobanukiwe ariko hanga wabishize mu migani cyane. Nakurabuye cyane. Okay, slang zindi iyo skenke watubwiye ngo ikoreshwa mu bintu byinshi bindi ni ibiki? Shikenke. Shikenke. Shikenke shaka kujya gukora bwombo. Nabyo ni shikenke. Ni shikenke kabisa. Okay, izindi slang? Slang zo ni nyinshi. Nko kuvuga kujya gufata nk'akamoto. Urabizi ariko babazi kabasani benshi batajya bafatana na moto n'iki batajya batega bazi ngo ni neza muri life ni mu dutwikire gusa batazi wagwani. Akabanyuro. Akabanyuro ni moto. Akabanyuro. Tujye gufata akabanyuro nk'ikarage. Iyo ni moto. Iyo ni moto kabisa. Indi kebo. Imodoka nyine imodoka ari slang yindi. Agatwikiriye. Cyangwa agataka tu. Agataka kabisa. Umuntu udafite agataka ntago ameze neza niki. Agatwikiriye. Ya nyuma nk'indaya z'abagabo cyangwa indaya z'ababebi kuko ayo mabici yose abaho. Iyo ababebi twabise ba mama ndegre. Mama ndegre. Mama ndegre. Ni kuvuga indaya urabizi ko tujya tubita indege nyine. Yo tuze mama ndegre wumva ni indege ijemo mu wundi buryo. N'abapapa ni ba papa ndegre. Izo ni indaya z'umuhungu n'umukobwa. Wallahi. Sawa. Ibiyobyabwenge mu bajeni ngo bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda kandi benshi barimo kwinjira mu biyobyabwenge harimo gukoresha cyangwa kunywa urumogi, gukoresha ibiyobyabwenge nka mugo cyangwa heroin n'izindi nyinshi cyane. So ibi ngibi nicyo babivugaho. Ikintu kiri gutuma bibaho cyane abajene mu rubyiruko. Abajene benshi barigana urumva kandi abaji benshi banameze nk'abihebye. None ni ukuvuga ngo niba babona hari abantu babikoresha nanone ikindi kibazo gihari hari abantu babikoresha ibyo bintu bafite amazina aremereye kandi hari abapeti baba babona nka ba roromodo babo. Niba kubona uri umuntu uri hejuru ukoresha izo boro wa mwana muto yahita avuga tudakoresheje wagwani ntago wamera nkande nka niga. Ugasanga abapeti nyine bari kubyiyahuza bashaka kuba nk'ababandi. Ugasanga urubyiruko nicyo kintu kiri gutuma bakoresha droge cyane. Niki cyakorwa kugira ngo zihagarikwe mu mihanda cyangwa mu makaritiye n'ahandi henshi hatandukanye? Ikintu bakora kuko zira boro abantu benshi mu bazikoresha cyangwa mu maplaga batuma zigera mu baturage. Harimo abaremere ari nabo bakanabirwanyisha. Aribo bakanabirwanyije ugasanga kwagera birahagera mu buryo bworoshye cyane. Noneho bano bantu bafite n'amazina remereye babona bakabahereza kubera n'amazina yabo hari umwana wamurebeyeho kandi we ntago wazagira gute ntago wazamuhereza. Abo bantu baremereye babikoresha nabo bakajye baharwa nka rubanda rugufitu. Hari abantu babikoresheje ubu bari kuri za Burundi imyaka 20 kandi hari no tuzi babikoresheje barenze bamazeyo icyumweru kwezi kumwe akaba ari street ari gukata. Okay. Yeah, so hari ikindi kintu kirimo kuvugwaho cyane muri iminsi kubijyanye n'ubutinganyi ngo abajeni urubyiruko rwinshi rurimo kwinjira cyangwa barimo kwamamaza no kugaragara mu butinganyi n'icyo babivugaho. Ikintu nabivugaho urabona
twanza tukareba nko ku kintu kibibatera. Hari abantu bashaka gukira vuba. Uraye ushatse gukira vuba ukavuga ngo wakora buri kimwe cyose ngo ukire vuba uba wakishe. Cyangwa umuntu akabona yarakuze akabona iterambere ryaramusize. Hari abantu bakuranye cyaba abana bari hejuru bakoze izo boro naho ugasanga isazishiramo kujya bafate cyangwa baceho ugasanga nicyo kintu kiri kubibatera. Ngo amashari arahari cyane muri music n'abajeni hano mu makaritiye. Amashari urwango ibyo bimeze gute? Bifu zo zirahari, abana in street baba bafatanya akaboko banaganira ko mu gikari bari kwitana amapanchi. Kuko urabona hari ukuntu umuntu agafata mwararyanye Tabati street mucaho mu gataka wakiri kuri za Tabati, urumva umuntu ntago yabura kugira imihari. Buriya umuntu yakwifuriza iterambere ariko nta muntu wakwifuriza kugira iterambere kumurusha. Ni icyo kintu cyakiri gutera ayo mashyari kabisa. Okay, nihe beef y'abahanzi cyangwa y'abastar iri gutrendinga muri iki gihe? Beef y'abastar iri gutrendinga muri iyi minsi. Muri iyi minsi urebye zira boro twaje gusanga ari nka business. Twasaje gusanga ari nka business, bajya hariya bagashitingana bagakatirana mu gikaro ugasanga bari gusangira. Niyo mpamvu uvuga ati nta wamenya. Kuko urabizi nka papa cyangwe nk'ukuntu yaserereye na Kivumbi, ariko uyu munsi uri kubabona ahubwo bari no gukorana songe bari kwifotozanya bagira iki. Twaje gusanga ari agakino baba batubeshye. Ni game. Okay, ngo udutwiko turakora ni twinshi muri music, ngo kugira ngo umuntu asore music na gatwiko, kugira ngo umuntu asore whatever video play whatever na gatwiko. Ibi ngibi nicyo yabivugaho. Agatwiko ubundi baravuga ngo agatwiko kacyura ifoto, kandi nta foto nta cyabaye ntihazagira umuntu kwesha bagti. Ntago nzaza ngo nkubwire ngo nari ndi kumwe na runaka nari ndi kumwe na bagti, ntaga video nta pic. Urumva niyo mpamvu agatwiko gacyura ifoto. Rero bano bapeti bari kudukorera ya makrabo bakajya hanze bagafata bari abahungu natwe tuba tugirira gutya, nako nagatwiko kaba gakenewe, kandi n'uburyo bahagaze n'uburyo batwiyereka turabazi nabo ubwabo mu mutima yabo barabizi. Hari ababloga babiri bakomeye cyane, bose n'abanyarwanda ariko bari hanze kenshi y'igihugu. Hari umubloga witwa Kasuku na The Cat. Ninde umubloga wemera cyane kuri wowe? Nemera cyane se muri abo ko ari babiri. Nemera The Cat. Kubera iki? The Cat buri yajya kunda kugira ukuri kwinshi, kandi n'uburyo afatikamo ni siransiye. Naba yarankomye buri hari uburyo mba mbizimo aba yarankomye mu bituma mushyira kuri number 1. Yagukomye gute? Hari boro ziba zaragiye ziba mu gikari tubona ari twe twenyine, tukaza gusanga street byandagaye kwibazwa wagwani. Tukavuga ati shamaniga kabisa ntago yibeshyira n'ibyanyabyo. Kasuku we n'icyo bamuvugaho? Jay Squeezer musaza nawe ni neza arabikurikirana. Byo namuvugaho ni byinshi, arabikurikirana kabisa, kandi nawe abikora neza mu buryo bwe. Ako bivuze rimwe na kabiri nyine ubwiyo mibare ugomba kuyivuga. Okay. Nicyo bavuga kuri izi vlogging zabo, kuko barimo kurekura amabanga y'abantu, bakaba barimo gukubita amastori akomeye hariya. Nicyo babivugaho? Biriya nyine ni ka gatwiko, kandi haba people twikundira ko gatwiko, tuba dushaka no kureba wagwani tukanazimenya. Sinavuga ngo ku ruhande rw'ababikoreba babivuga ko ari bibi, ariko njye sinavuga ko ari bibi. Tuba tugomba gutwika nk'utwo dutwiko nk'uko babivugaga, agatwiko kagacyura ifoto. Ngo amakuru ya street menshi uba urimo kuyakurikirana hafi? Banandagaye rwose, banandagaye ndi street. Okay, hip hop old school amakuru yayo na yahe muri iyi minsi? Hip hop old school ubundi ni nayo papa yizi bora zindi zirimo kuza. Usibye wenda yuko yari yasubiyemo inyuma mo gakeya kubera abayikoraga.
kandi nanone no ku ma radio hari ama radio atajya kina hip hop yarasubiyemo inyuma mo gake ariko abasaza ku mutima tuba tubizi no baragaruka bakadukubita respect z'abasaza kabisa. Ngo Tough Gang bagiye kuri uniting abagiye kugaruka bakore music nko kundi bakoraga mbere. Ubu bari kuri coding ahubwo. Ka Propio rwose ari kuri coding, Fire bari kumwe, na Dogi bari kumwe, sinzi ne warabonye n'akabore ejo bundi bari kwa Davidenko. Barimo barakora EP, bari gukora n'indirimbo, bari kumwe abahungu kabisa TG. Na ahantu bajya barahari baradufite kandi n'abasaza respect kabisa. Okay. New school yo ihagaze gute? New school nyine urabiza abajene hip hop. Ni neza cyane, ni neza ahubwo urebye nyine ni nayo biri gutrendinga kubera urubyiruko n'iki baba basaze kandi bakaba baraje baranabihinduyemo nanone ukundi kuntu ntago wahora wumva ibintu mu buryo bumwe y'umuntu azanye ikintu gishyashya biba ari byiza kabisa. Okay. Hip hop is dead nibyo? Oji. Hip hop yarapfuye? Hip hop ntago yapfa. Hip hop ntago yapfa, nta nubwo izapfa. Ibisekuru gusa urumva igisekuru cyapfa gute? Ntago igisekuru gishobora gupfa kuko uyu munsi wa none niyo waza ugakubita nka shitani ugaca ku isi ntago Shakur Tupac wamutwibagiza. Naba bari kubikora nabo barabizi yuko umusaza haruhukiye rwose yabana ruhuke mu mahoro kabisa respected. Ngo nawe uri muri music? Ndi muri music. Nimba uri muri music reka twumve flow yawe imwe kwanza. Kubite verse. Yes. Ndaje nkupite none verse mpanze old school. Ndangiza nkupite muri new school. Kujya hose wumve ko mba mpari. Yes, let's go on old school. Let's go, let's get it. Urara rudakubiye boss kwisi mugende yo vasu yijyani kuzimu nta nagaciro mbona ko ibyo urimo zamura pepa nkucoma indumu urusoro ndasarura sesa marasi yusinzirenge mba ndi kuri hasosi mba nshaka kunzanira ibibazo ndi nasta kwandikira ibitabo ndatigita nconje mu mbeho ntitira imirongo iracyandikwa nconje nka horani yuburura kumwe inzoka ikura abanzi mpora mbaho kuri furi yusinze nkucisha igituri. Let's go, let's get. Iyo ngiyo ni old cyangwa ni new school? Nari mbanje new school. Iyo ni new school? Yeah, new school niyo nabanje. Okay, old school? Old school. Icyo nshaka ni mura kuzubano mu mvura mu muyaga n'inkuba oya sinjya nibura nirukanguruka ukigotwa nkusiga simvuga ubusazanye ubuswa ndaguta bad boy muri hood bad girl wanjye yifunze aho muri kona oya beach wisara Ikigali n'amabara umva tuza dore nibwo nkiza dore nibwo nkica sindi umutagatifu nsina Dumusirikare ntabwo nkina. Okay. So which is good? Hip hop old school or new school? New school. New school niyo iri gukora neza? New school ni iri gukora muri iyi minsi ntago nakubeshya. Kuko yaba mu masho arenze urabibona byose ni wowe ku muhanda bandagaye. Okay. Tubwire kuri music yawe tugana ku musozo w'ikiganiro. Music yanjye ubungubu no kuvuga ngo mfunzemo neza mfite indirimbo nshyashya bita mbaho ukuri mfite indirimbo nshyashya ndimo ndazamo neza yitwa mbaho ukuri ndi kumwe na Betray Slam Drip Ice Nova Red Ink Trees 96 ayose na amazina murayazi n'abahungu nabo bihirinze kabisa tugiye turi kwishutingira video tugiye kuyibatamo ariko audio yo wajya ku YouTube channel yanjye Honest David kayisearchinga ukayibona mbahe ukuri. Okay, thank you so much. Turasoza gute? Soza nakagaruka aba people turabakunda street aho bandagaye ebana BigTown iri hejuru na babahungu barabizi yuko bibeshyera bamwe barabizi twagiye dukorana bitewe na uko tuba tubabona BigTown niyo OG niyo kubiye shana abasirikare banje barabizi kabisa.
Okay, thank you so much. Turi kumwe na David inde Honesty hano muri BigTown TV. Gahunda zimeze fresh, adutaye stories zo mu mihanda, yatubwiye ko ari n'umuhanzi. Nimba ushaka gukurikirana indirimbo ze waje kuri channel ze cyangwa n'izindi platform ugakurikirana maze gahunda zikagenda neza. Ingi ni BigTown TV, kigomba gukora no gukanda subscribe maze ukaguma ngaho. Stories zo cyarimo kuza nyinshi cyane. So stay with us until next time. I go by the name Bakti. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista.